ngo iyo tugiye kumwakira mu ikanisa ugomba uvuge ngo icamamare umuhanzi ku giti kiwe uvuge wibagirwe wamuhamagaye igiti ku giti cye iyo ni imvugo ya satani niko tubabwiye abantu diakoni akaza kakongorera ngo wakuruka ngo ayiwe nje rimwe se bampagurukije sinobara umuntu ajya agira isoni ni ukuri nanjye mvugishije ukuri uwo muntu wampagurukije amenye ko ntahagurutse ariko mu mutima nawe nicaye mwiriwe mwese abatuye impande zitandukanye z'isi hano ni kuri ya TV show kandi turi kumwe n'abashumba bakomeye ngiye kubaho n'ibyamamare tambona mpita nibuka ko abashumba ntibaza baba ibyamamare turi kumwe rero n'abashumba bakomeye abapasiteri bacu badusuye uyu munsi ni ukuvuga ngo nibo bapasiteri ba TV show kuko twebwe ntabwo turabadiyakoni cyane rero batangira babibwira ku bantu batabazi nk'abakristo dore nk'hano dufite abakristo bashaje kandi baza banasiba bagakereza cyane murabibwira nitumara tubone kubatunganya mbabwire amakosa bafite murakoze cyane turishimye kwisanga hano kuri TV show nkuko yarabivuze ni paruwase yacu nibo bashumba banyu natwe tukaba babo nibo bazatanga raporo zawe we bazagushima we baragutonganya mukanya jewe nitwa Pasteur Mategera kuri Unity of the Church ikanisa ryanyu murakoze cyane turanezerewe kwisanga hano tuguwe neza mu mutima kuba twicaye hano muri iki gitaramo cyo kwa TV show mu byukuri twari dusanzwe dutaramira kure ariko uyu munsi twaje neza twicaye ku gatuti uyu munsi si online ku gatuti niho twicaye live tubane mu gitaramo kabisa twarabyifuje none twabigezeho kuba rero umwami yabidushoboje twaba twicaye aha twaba tuguwe neza turabishimiye cyane Imana ihabwe icubahiro amen twishimiye kubakira kabisa nawe wicaye aha taramana Nyabizoza na Alexiano nibo bantu batunaniye kabisa baratunaniye n'ubu ngubu ko muravuga bari kuri WhatsApp ariko abantu waruvuze mbere ubone gukomeza ariko wanarize neza gukareka kariya warugiye kuvuga ngo ibyamamare hari abapasiteri hari abaririmbyi baza bashaka kuba ibyamamare kandi nta muntu ukorera Imana ukwiye kwamamara cyane ntaba mukorera abayikorera cyane abantu bose bakorera Imana baramya Imana bakwiye kuba baramyi ntibabe abastari ntibabe ibyamamare niho hazava n'ikintu ugasanga umuntu ngo ni umuririmbyi ku giti cye indaraza yiwe abayakuyemo agashinguyemo Imana akwiye kuba umuramyi gusa kuko niyongera ngo ku giti ciwe ubukuyemo Imana ni ikintu giteye icyo nicyo kibazo rero Alex ari mukenda ngo agagare ngo azamuka amera atya yitse Imana ari uzamuka nicyo kibazo afite kabisa kandi aratunaniye Pastor muvano mumuhagaritse ibi nibikiwagiyemo ko baguhaye mikorongura n'Imana aho ariko mukuyiramya none niwe uzamuka no kuvanga iyo tugiye kumwakira mu ikanisa ugomba uvuge ngo icamamare umuhanzi ku giti kiwe uvuge wibagirwe wamuhamagaye igiti ku giti cye iyo ni imvugo ya satani niko tubabwiye abantu niko satani aza urabona hari mu gitabo cya Bibiliya nimba avuga ngo uyu wacaragira ubushaka bwo kuja kwashaka cyangwa asoma rekera utasoma handi reka tuvuge gusa uko havuga nurangiza nawe uzoje gushaka ibindi kuri ibyo by'amamare Yesu yasize abwiye abantu ngo basigiye umurimo ariko abantu ko barakora imirimo yabo uwo Yesu yabasigiye bakawureka bagakora yabo cyane cyane ba Alex na banyabizoza ko barakora imirimo bihamagariye gukora tibakora imirimo y'uwabahamagaye ko Yesu yaravuze ngo nako
yaravuze ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare. Yego. Abantu ko barakora imirimo igihe bari bayikorera cyose nta kibazo, ariko ikibazo nuko bakora imirimo itari iyo wabahamagaye. Ikibazo si kare cyangwa bwije, ikibazo ni wande uwo murimo. Kareho barahashobora. Kare amasaha. Kararayishoboye ariko iyo kare yiwe ni yandi. Karayikorera ndi. Urayikorera ndi. Uwantumye hakiri kare. Kare ubanze witonde, uwantumye. Ukwiye ibyo ukora byose ukwiye kuvuga ngo si bimpaye nkora nibyo wantumye. Umenye ko ari ibyo wagutumye, iwo bicamamara. Hari n'abaririmbye kwamamaza uwagutumye. Yego. Hari n'abaririmbye bari mu kwanga kwitabira ibiterane ngo birimo abantu bake. Ngo ngo numuririmbye. Urumva nk'ibyo bintu twebwe hano turabahagarika. Twebwe turabahagarika. Hano nuko bahagarika atari. Turabahagarika ngo amateraniro ngo arimo abantu babiri. Ni ngorane cyane. Amateraniro ntasaba abantu benshi cyangwa bake. Nene se asaba kuba ari Imana gusa nuko. Amateraniro akaba. Kuko nabaza bategura ko ijambo ry'Imana agiye kubwiriza ahantu bamushize kuri afishe, kujya afishe ari ukuntu zigaragara neza cyane, igasa nkaho wabona afishe ukamuvuga ngo hano hantu ngo umuriro uzaka, wagera mu gitaramo ugasanga umuriro wazimye. Ukamusanga abantu 9:30 wamara ukavanga isuku wa muriro. Iri jambo nateguye ndituguriye abantu ndabwiriza abantu hano bansuzuguye hano niho bampamagaye ngo ijambo ryagaya abakristo twamaraga tugataha gutyo kuko iryo yari kuduha yateguye yabasuzuguye ategura yari yateguriye benshi asanga ari bakeya. Kandi kuri yugiye kubwiriza ntuvugiye kubwiriza abantu benshi ngo bagire Imana bikeneye umutima w'umuntu amahirwe gusumba tubunazuri bungu tubuzi nuri wariwe aho kugiza amahirwe ukabona bake ukagira amahirwe ukabona umwanya ikintu cyo rakaza umuvuga ubutumwa nuko umwe mu mwanya cyane, ariko kugiza amahirwe bakamuha umwanya abantu bakeya ntabaha cyane. Kubera none yabivuka nyabizoza sinzi ko yo byumva ibyo ariko araruha byumva, ariko turamusengera turanamuhora cyane. Oya ibyo ngibyo kabisa nibyo bibazo dufite, tukagira ikindi kibazo kimwe ngiye kubaha turebe uko mwagira. Dufite ikibazo cya protocole. Protocole izireba ikamivuga ngo uyu nguyu oje kwicara hari mu biciro akakuvunja, no kuvuga ngo turi mu byiciro by'ubudehe yagushira mu mafuka bumwe ko nahume ariko uyu mugabo yakoze igitangaza. Yaragiye ngo aja mu bukwe, amara kwinjira mu bukwe yicara imbere, bagenda batanga amasoda baramusimba kandi ari imbere yicaye imbere. Warangiza arataha, naho nabo bari bamuvunjije bamushize mu muciciro cy'ubudehe. Aratahaje kwambara ikoti, yari yambaye ishati. Yari yatwerereye menshi ariko aza mu bukwe yambaye ishati, asubira yaje kwambara ikoti, apfe kwicara gutya bamamuzanira soda baramuyobewe ntago yari yisaga. Ngo arangiza arababwira ngo iyi soda sinje muyihaye ikoti yarafungura gutyo ubuto bwaha bw'ikoti asukamo aburongera yatuza. Yagize neza cyane, yagize neza rwose pe. Nubundi ni iwe ubwe yari ahari imbere ariko ubundi ni bande abantu banditse ngo aba nibo bagomba kujya imbere, aba nibo bagomba kumva, reka tuvuge gutyo, aba nibo bagomba kujya imbere. Urabona ko mu materaniro umuntu ukwiye kwicara imbere y'undi nuwaje mbere cyane, ariko iyo winjiye uzwana igihe winjira mbere bakakwicaza inyuma imbere hari intebe zitatu cyane ngo hari uwo twahabiki akaza kuza neza muri kagakunga ka nyuma agasanga umwanya wiwe, kandi nyine nawe azamakereza ngo umwanya wanje urahari. Abo ngabo Yesu yasize abatonganyije arababwira ngo ibihembo byabo ngo ni amaso bakoreye yabarebye. Ariko umuntu akwiye kuza mu materaniro aje gufashwa, aje kugaba. Uzi ko dufite abantu azaza abadiyakoni akaza akakongorera ngo wakuruka ngo ayiwe nje rimwe se bampagurikije sinobara. Umuntu ajya agira isoni, ni ukuri nanjye mvugishije ukuri uwo muntu wampagurikije amenye ko ntahagurutse ariko mu mutima nari nicaye. Ni ukuri kw'Imana mu mutima narahagumye n'agahayo kenshi ariko nta nubwo baragaye cyane, nta nubwo baragaye ni ishiriya nimba ariko no
buriya mu materaniro urabona nukurutishanya abantu nukutamenya nukudashira mu gaciro iyo uzanareba amakosa menshi abantu bakora mu rusengero nuko bafata nuko baba barizamuye kandi mu materaniro naho umuntu wese aca bugufi Imana ni iri hejuru tuwari wabona abantu nk'umuhagarikizi agahagarikira ariko akagera ku bantu adashoboye kwiyegereza mu materaniro ngo reka ngo dutambutse ngo pasiteri ngaza ngatwiyegerereza ico gihe ba bantu abari bakuru ku materaniro umuyobozi wa gahunda ni umuntu uyoboye amateraniro yose ni gute baguha kuyobora service ariko hakaba abantu bamwe baruta service baguhaye kuyobora ngo runaka akama yicara ngo nari no numvise wavuze ngo umuntu wamwiyegereje ngo ndaragara kuri biramurakaza yararaka ico gihe bikomoka mu mpamvu zo gushaka kwizamura bamanuye Imana oya ahubwo iyo cupa niba ari icupa niba ari umunzani bapimiramo amavuta bazompe ndewe sinzayo naho nzaza nicara niba mpango ariko ico ngico cyo kwiyegereza abantu ni setting iyo yarasetizwe n'undi n'abayobozi b'ikanisa yego n'ubundi haba harimo akantu kugira ngo birezervira akantu twakubahiro ku buryo wewe baguhaye uyobora abandi bose ariko ugire bamwe utokwiyegereza wowe utoshobora biriya ntabwo ariko ibyo ntabwo niba ari umubyeyi wawe uku ntiwabwira papa ngo karibu n'icondo neza ahubwo wa mwana mutoya nyine ufite icondo niwe nyine uzuhereza karibu se isa akishima kurusha umukuru umukuru azamubwira sawa ngaho genda akamamutuma kera naho umutoya azayamaze akamuhobera n'icondo n'umwanda wose kandi isa akishima iyo barabihinduye ubu nyine hari abo kwiyegereza ariko umuntu wayoboye service akwiye kwiyegereza abantu bose twebwe hano rero muri kanisa ryacu wicaza hano kuri APTV show bose abakristo bose bakuriye bazabicaye mwese murangana kabisa nukereza nyine uzicara aho bageze nyine bicaye subiririya hasi urebe ukunda abantu bazabicara ku biganiro bya mbere byatangiye cyane byose ubirebe ubimare n'ibuzomenya discipline ya muri Victoria wakura mushaka ngo guhera hangaha fatiraho bageze ko twajya twari tugeze oya hera handi tufungura cyano ubuye abariho wicara nibwo uzoza abashitsi azenjira mu kanisa bwa mbere ntamenye kuba umushitsi no mu rugo reba ngabunyine azamayitira ku gatuti akavuga ngo kwaka abantu mikoro wikanisa ngo niko kwa kaka ngo ni mu rugo ngo twese ngo ninde mushitsi hano ngo ninde usanzwe hano nta mushitsi muno haro numvisha avuga mwese ngo ari amasahani mwasanze muno bishatse kuvuga ko twese ngo twahahuriye turagutonganyije oya turakubujije mu ikanisa ni ngo mu rugo cyane buriya buri rugo na buri kanisa bigira setting yayo cyane kuri amuvogera gusa wowe ugeruka bukandagiye mu ifu biriya ni byagito iyo ugeze ahantu mu rusengero waze ngo se baza bakiriza hehe cyane iyo mu gikoni uku winjiye mu cyumba cya sobuja zigeze kumbaho ahubwo niko naringiye kuvuga ndavuga ngo ndagibagirwa nazishimire reka mzivuge ngaza nano kubera kutaba umushitsi ahantu nigeze guherekeza umuntu kwa sebukwe noneho ugiye kwikura igiheko reka nikura igiheko je ishamburi iyo arambwira ngo uzomberekeza kwa data buko yaragiye kuca mu irembo kwa basebukwe turagenda ngo tumare kuhagera baratwakira ngo ndangize aho kubaza ngo se ubwiherero bubahe nama mpakeka gusa je nyine ndisanzwe guteka nica nama mpaguruka nama mvanga ibyo byose nah ndamanuka ndajayo ngere mu nzira ndahayoberwa mbaza umuntu tuhahuriye arahandangira nje kugaruka kubera ko ntabajije kare kazanyoba kuko wanyuze inzira no iyo nzu yari nini simenye inzira ingeza muri sara aho twari twicaye nakingura nkabona nguye ku bantu bajyana ngakiri nigira imbere agakandagira imboga akandagira mu ifu nasura kugira gutya naje kugera muri sare cuya candenze agategera iyo sariri yaho ibiganiro kumviye abantu bavuga wari igihe uri kumviye abantu bavuga timureba igiheko cyo kwisanzura ni bibi cyane ni gutuzugara mu ikanisa ry'abandi ukegera ukabafasha imikoro ririmo gahunda bapanze baza bagenderaho
kera ukamugira bafite igiterane tuzi uri kuri afishe Wowe uzanye tuba topic abantu yawe. bapanzemo kuvuga hari n'abatavuga uri mu wowe ukishyira batavuga muri liste y'abavuga uri mu batavuga Turamushambura. barakwanditse kabisa. muri liste y'abatavuga ariko nyabizoza hari Ayaje. n'abazabashika ese ni umugani bazabaca ngo umuntu iyo yakereje ngo azatere indirimbo abandi bateye Cyane. ngo hari indirimbo imaze ngo iminsi. tuyisubiremo Yewe, indirimbo twayisubiyemo gatatu yatunejeje twarize twarushe itugera hano itugeza aha none wowe ngo urayitangiye n'amavamuhira kandi ubwo abantu azayitangira urumva abantu bakangaga kumuca mwikanisa intege se bakicara ngo muricaye ngo muricaye ngo muri wagira umwaka yabaza izina ryawe ngo kuricara ngo kuricara nyabizo ubundi no kuvuga izina ry'umuntu mu materaniro ayiwe ni uguca ikosa. haba nubwo yaba agiye kukuvuga neza si cyane byiza haba nubwo yaba agiye kukuvuga neza hari igihe hari abantu akutokinga akumentioninga mu izina ugasanga akuvuze neza ariko aguteye intambara kuvuga umuntu ni byiza ugiye kumushimira Yego, kuzo yakoze gushima. bishobora kuvamo isomo ariko hari igihe umuntu akuvuga gutanzeho urugero rwiza ariko ushobora kugutera intambara cyane Alex ntiyumvise Alex, karumva niko da kanza bambaye gutera data reka kwihuzenza usureka kwisanzura ngo mukanisa ngo karama yikunguta ngo oya ngo bazomvuge igihe ngo tugukuye turanagitwitse tugiye ko turagitwitse uri kuba umushitsi nibaguhagurutse uhaguruke nibaguha indirimbo bayiguhe Cyane. kandi hari abantu bazaja mu ikanisa bagiye kuvuga gusa batagiye kumva ejo bundi Mm. ejo bundi bari bari muri sorti noneho umuntu umwe bari bamaze kuririmba indirimbo amare noneho babaha igisirimba batambuka gusirimba noneho yamavuga ngo kuko ni ukwama gutungura sinzi niba ufite ifraze sinzi niba ari impano yawe sinzi ngo yamubwira ngo ngaho utanga ifraze ifraze wayikura he muri phrase muri muri yambeho oya ahubwo se yarazi ngo avuye yaze ngo arayifite ngo hari n'igihe bazabikora n'ibirenze ibyo bapfa kubona umuntu ashitse yambaye isuti costume bamwicaje imbere bakaba bamutumaho umudiyakoni ngo witegure ngo nimugoroba ngo uratuganirire ariko noneho uratuganirira iki tariganiriza takuzi tuza witegera ntuza wibwira ngo witonganye ngo wikure ibiheko ariko baragutoye ibyo ni ibibazo abapasiteri bakunze gukora cyane kandi abo bapasiteri bazabikora twigeze no kubatonganya abapasiteri batunze abakristo babo babatungishije imboga zo gusaba gusa azabwiriza mu ikanisa ry'iwe service yo mu mivyizi hari umuvugabutumwa uvuye i Rwanda ku cyumweru hari uvuye Kenya ku kindi hari uvuye Kampala na gatatu aruvuye Buvira wowe uzabaha ibyawe uzabaha umusingi ryawe nk'uko waza uhora uteka muno mu nzu umutsima washa ukamutuma umwana ngo nagende muno hirya aje gusaba imboga kandi uziko azabatuma azamubwira ngo genda cyangwa nyina azayigendera yashaka akavuga ngo mbeza ngo tuvuga ngo tw'umwana naho n'umugabo arashaka turye kuko arabizi ko batumuhaga dukeya yashaka kazishira mu kabakuru oya turababujije kabisa turababujije mujye muhereza n'abana banyu babwirize iryo tumira ni ukuvuga ngo nawe ntuza wigisha abana neza tubize urabizi ko utazubigisha pasiteri agiye kubwiriza pasiteri cyane cyane ko yazabikora ariko uyu ntazabikora wicaye ahangaha iri kanisa ryo sinzi kabisa akwiriye kuzategura akamenya ngo uyu munsi abakristo baje bakeneye inondyo ariko baba bahujije ku bishimbo buri munsi baragwaye umwana umwe yaravuze ngo baza bajya imboga buri munsi mwabo ntaco kuzirisha ntibaza bajya imboga gusa ni ukuvuga ngo pasiteri akwiriye kuba azi ngo uyu munsi abakristo baje bakeneye iki uyu munsi bakeneye iki niyo watumiye umuntu ukwiriye kumuzana washaka ukamubwira ngo abakristo baje bakeneye iki bakeneye iki si ukumuha rugari gusa ngo yaraza akora ibyo ashaka yohereza abana ibintu bafiteho aleje bamara bakarara bishima uzi ngo wabahaye bamara kwishima nibwo uzotubwira ngo dukore groupe yo kujana abana kwa muganga tuzoyijamo
ukwiye kumenya ivyo biza bimenya umushumba n'ubundi usanzwe agabura azi ngo abana be bageza Cane. bakunze ibi Ikintaza kirya. ikintaza kirya iyo utumiye umuvuga butumwa rero ukwiye kumubwira ngo hano tuba twigisha hano ko turiga kino kintu ubundi ukwiye no gutumira umuntu uzi ko afite bagage abakristo bakeneye tuvuga ufite igiterane kivuga kuri iki kintu urabizi neza ko pasiteri wo muri iri kanisa aragishoboye icyo gihe nta kibazo mutumira naho uyu azatumira abantu ngo kubera ko azashusha nguriya aratuma ngira abantu benshi mu kanisa ngo baritabira abakristo bo kuzana abapasiteri bo kuzana ngo veiragenda ngo veirashuwa ngo runaka ngo nonoga nibazaga n'amaturoga niko n'aba online ngo baraba benshi kubera runaka abandi bantu duhonya ni abantu baza iyo bamuhaye ijambo ugatuti nka pasiteri cyangwa n'umuvuga butumwa we wese akavuga amagambo akabwiriza amagambo yo mu muhano yo kuri WhatsApp cyane topic yawe ibiye kubwiriza gusa ni amagambo wasomye ku mbuga sayo wasomye muri Bibiliya waje ufite isukari gusa isukari ndetse ukazubwiriza no ku makuru y'abantu bicaye aho hafi ngo uvuge izina gusa wavuga nka aro bafe kubwiriza gutya yamarakara mu ikarisa yamazamura ukuboko gugorogoro ntanzeho ngo watanze urugero muri Bibiliya ukari kundanga urugero cyane yagize neza ijambo ry'Imana bari muri Bibiliya na ba Daniyeli ariko kuratanga urugero kuri Alex waje mu materaniro gusaba waje kumva Imana nubwo Alex yoba yafroze mureke wenda uwo munsi ahubwo bwiriza ibituma garuka apana kuvuga ngo muzamuzano ngo mumaze hanyuma baje hehe iryo si ijambo ryo kuvugira mu kanisa oya ahubwo baje kuvugira mu bukwe bizibuze bajeyo bagumeyo kibakaze ntibagakizwe ibyo biri mu gutuma ni bimwe biri no mu gutuma abantu bahunga n'igaburo n'ikanisa bakarihunga none se nuko bakomeza gusubiramo ariko ameza bakomeza gusubiramo ngo mwongere mwitekereze baba bakeneye ngo dutahe basigare bayama batange make amenshi bayiyakire kuko umuntu ukwiye kunywa ameza Bibiliya iravuga ngo nuja kuyanywa ngo tubikora kugira ngo twibuke cyane ariko bari mu gushaka ngo bibuke bonyine ngo tugiye kunywa ameza ngo abantu ngo baye bumva ngo batoya ngo bategera ngo yaba gutera agakorase ngo baduhe umwana kandi Bibiliya ivuga ngo utanywa ya maraso ntaho duhuriye yego kandi sintekereza ko wewe uzubwira abantu ngo basohoke ngo kubera ngo wenda ngo bafite ibyaha nta muntu mu kanisa woshura ukuboko hejuru ngo avuge ngo jewe ndanywa ameza oya kandi avuze ngo arayanywa kubera ko yera ababeshe oya amaraso se akamaro kayo naka sayo kutweza ahubwo nyine wowe nyabizoza ufite ibyaha ku cyumweru tuhuriye mu kanisa unywa ameza wamugotome cyane abantu bazavanga ngo kunywa ameza kishinja ibyaha ngo nakoze kimwe cy'icumweru ngo nagize ico gihe nyine wakoze ibi muri iki cyumweru nico gihe ukwiriye kunywa ameza kugira ngo agukureho bijya wakoze muri iki cyumweru yego ariko nimba wakoze ico ni ku cyumweru bakagusubizayo ukabisubirana ugakora ikindi niko ugenda winangira ugenda wibagirwa kandi Bibiliya iravuga ngo tubikora kugira ngo twibuke yego turya umubiri wa Yesu n'amaraso ye twibuka ico Yesu yakoze ku bwacu gusa nyine nyabizoza ntitwomugaya yabitewe n'uyu mushumba we wo muri iri kanisa uzamumubwira ngo kwa mupfu none nyabizoza apfasiga abana abantu biyizi uvuga ngo bopfa ni ba bantu babikora Bibiliya izina bivuga byose ndakitu yasize nico nyikundira mugabo mwaravuze ngo uca kundira satani naje cyo nkundira Yesu asitugije yamukundira satani ngo nuko nguzumara kuyikorera bwacika gushira ku karubanda nta shuti igira niba uyikorera uwa uyigirira neza buza guca yikakwitura inabi Yesu nawe iciza ciwe ibintu byose yabidushiriye yaduhaye ibibazo duhana ibisubizo byose biri muri Bibiliya cyane abo yabwiye ngo bazagirwaho ishano nabazabikora batizeye yego bakaza kubikora batizeye umwami Yesu akamapfa kunywa gusa ngo ndimugapfe kunywa gusa agafa kugotomera gusa ngo bamwicayi ariko iyo wabikoze uri mu ntegenke iyo uri mu ntegenke nicyo gihe cyo kunywa ameza ngo ushobora gusubizemo imbaraga ugira imbaraga ari ahantu nigeze kuba nsengera mu myaka ishize
niho nasobanukiwe mu myaka yose nari maze mu ikanisa icyo gihe muri ubwo yari 2018 nibwo nasobanukiwe akamaro k'amaraso n'umubiri wa Kristo kuko uwo munsi yaravuze sinzabyibagirwa aravuga ngo umuntu ufite indwara cyangwa umuntu ufite icyifuzo niyo waba wasize umuntu uze ufate ku mubiri uze kumushira no ku maraso uze kumushira Imana igukorera igitangaza noneho rero ndavuga reka mbigerageze ntwara umubiri kuko amaraso sinari mfite abanyatwara waratwaye mwitaba ntwara umubiri ndawumushira ubwo nari mfite icyifuzo cy'umuntu wari uri gushaka akazi ndawumushira nari nzi ko ayamaze igihe yapurayinga nari nzi ko afite interview noneho ndawumushira ariko sinamubwira gahunda mbese nakoze gahunda mu yandi narashamburiye ni ukuri ko Imana yahise abona ako kazi kugeza agiye hanze atarongera gushoma dore wewe bazana ameza ukita hanze kandi nta kazi ufite umubiri n'amaraso ya Yesu birakora uriya ni ikimenyetso ni Yesu mu yandi magambo noneho we bakakubwira kandi Yesu ndagira na Bibiliya ivuga ngo ntabwo yaziye abakiranutsi noneho bakakubwira ngo wowe yaziye genda dukeneye abitaziye baba bakiranutsi kandi ntabarimo ari ukuvuga ngo umuntu wera niwe unywa ameza ntiyobona abayatanga twezeshwa n'ayo maraso tugiye kunywa pasiteri uzereka abakristo bayanywe gusa ntitubuze ngo abantu kariya akabido bazabanagura ni kanini cyane ndetse ahubwo bari bukunze basoza bongera kandi tuza turyoha bazamure bagire ukuri pe cyane hakika mwongera agakombe kariya karimo kubaganzinya n'akagati bazakongera hari igihe baza baducamo tora akazima ama tuzingazinga gukereka tubi gakomeye hari kanisa rimwe hano gutya azazana umubiri ukomeye none hari umuntu wadusereje akunda gusetsa yamavuga ati nguyu ngusu wa Yesu tuyogira umubiri ukomeye gutya cyangwa mu gasinzino ka Yesu tuyogira umubiri umeze gutya bazana umubiri wese uroroshe cyane umeze neza kandi ibintu za Yesu biroroshe nuko bimeze neza biri soft biri simple Yesu ntiyageza yikomeza amaraso ya Yesu dukwiye kuyamwa turi simple mutabanje kudutera abantu ubwoba nayo gukiza umuzagirwa rubanza ngo muzogwara indwara ngo zidakira ngo muzagira ahubwo ayo magambo akwiye kubwira ayo magambo n'ay'abantu batayabanywa meza n'ay'abantu bayanywa batizeye ahubwo bakagombye kuvuga nabo bafite izo ndwara nyine zidakira baze bayanywe bakira none ziko yavuze ngo yemwe abafite inyota nimuze n'abafite ifeza n'abatazifite dushira inyota oya turishimye tutabatindiye twishimiye kubana n'abashumba bacu murabona ko hari ibintu byinshi badukurugutuye nyabizoza na Alex mwisubireho ni mwebwe mwari mutunaniye muri iyi paruwasi ariko mwisubireho muze munywa amaraso ya Yesu dore indwara zirakurembeje ngo wanze kugira gutya amaraso ya Yesu ni umuti ibi rero nibyo bintu rero nahoraga mbahamagarira byari bitugoye hano Imana ishimwe ko bano bantu bose bahindutse yego turabashimira namwe mwese twabanye kuri APTV show naho utaha ciao ciao amen amen